turi ibisingizo by'Imana kuko twaremwe na Nyagasani kugira ngo tube ibisingizo bye. Twaremewe gusingiza Imana. Imana niyo buhungiro bwacu, Imana niyo mbaraga zacu, Imana niyo gakiza kacu, Imana niyo muremyi wa byose, niyo yahanze mu nshusho ryayo. Niki kiri dukwiye gusaba Nyagasani? Nacyo uretse kumusingiza gusa, ubundi agakora ibikwiye mu buzima bwacu. Twaremewe gusingiza ubwiza bw'Uhoraho Imana yacu, ubwiza bw'urukundo rw'Imana yacu, kuko Imana yaradukunze bihebuje, iduha umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aduhe ubuzima, kugira ngo amaraso ye y'igiciro yihambaye adusendere, kugira ngo adufungurire amayira yose yafunzwe na nyakibi, kugira ngo atwagurire umutima w'umutagatifu rwose tuwinjiremo maze tubone ikuzo ry'Imana yacu. Imana niyo buhungiro bwacu, Imana niyo gakiza kacu. Uri mu Mana wese aronka amahoro, uri mu Mana wese aronka umukiro, uri mu Mana wese ahorana urukundo muri we, kuko ahorana icyanga cy'ubwiza bw'Imana, ndavuga icyanga cy'urukundo. Uri mu Mana abona uburinzi butagereranywa bw'imbabazi z'Imana, agahorana na Nyagasani iteka ryose. Uri mu Mana ahorana ibyishimo bitaretsa byabisendereye umutima we, kandi akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Niba twararonse ineza y'Imana, niba twararonse ibyiza by'Imana, niba twararonse umukiro w'Imana, dukwiye natwe kuwutarura tukawuha n'abandi, kugira ngo uwo mugisha ugaruke mu buzima bwacu, kugira ngo uwo mugisha ugaruke mu gisekuru cyacu, kugira ngo uwo mugisha utubere izingiro ry'ibyishimo byacu bya buri munsi. Ufite agahinda, singiza Imana. Ufite ibyishimo, singiza Imana. Urarwaye, singiza Imana. Washonje, singiza Imana. Icyo uri cyo cyose ni gisingiza Uhoraho. Uko uri ko kose singiza Uhoraho, kuko nicyo waremewe. Tumushimire ibyiza dukoreye, tumurate n'ibyo dufite, kuko nta muntu ugira ibibazo dufite tubiharira Imana, kugira ngo Imana zibikemure. Twirwanire ubwacu ku ntambwe zacu, ku mbaraga zacu, ntacyo twakwigezaho. Ducika intege kare, niko imbaraga za muntu ziteye. Ariko kuko tuzi ko turwanirwa n'ushobora byose, Uhoraho Imana yacu muri Kristo Yesu wazutse, turonka byose, turonka ibyishimo, turonka intsinzi. Niwe uturwanirira intambara z'abanzi bacu. Turibuka mu bitabo by'intangiriro, ahantu hose Nyagasani yagiraga arwanirira Abayisiraheli kugira ngo atangaze ingoma ye. Turibuka intambara y'Abamowabu barwana n'Abayisiraheli. Uhoraho yarabwiye ati mwebwe manuka ku musozi munsingize gusa, ubundi murebe ukuntu nsinda iyi ntambara. Abamowabu barateye, maze Uhoraho abateza mwiryane hagati yabo, bararwana hagati yabo baricana, maze Isiraheli ironka intsinzi. Turibuka neza igihe cy'Abayisiraheli bajya gufata Yeriko bayobewe na Yozuwe. Uhoraho yaramubwiye ati muzazenguruka umujyi inshuro 7. Nta kintu iminsi 7. Muziyamire, muzasingize ububasha bwanjye, mwiyamire mutarake, nzakwereka uko nzabyirwanirira. Maze Uhoraho arindimura umusozi wose. Uhoraho akuraho inkuta zose kubera ibisingizo. Mwene muntu ntacyo yakwishoboza wenyine, kuko ari kumwe n'Uhoraho. Ariko turi kumwe n'Uhoraho Imana yacu, turatsinda kakahava. Uhoraho niwe waguhamagaye, Uhoraho niwe waguhanze, Uhoraho niwe waguhaye ubuzima, nk'uko yabyivugiye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Aragira ati Uhoraho yambwira ijambo ati narakuremera mu nda ya nyoko nari inkozi. Uhoraho atarakuremera mu nda y'umubyeyi wawe, Uhoraho yarakuzi, yakumenye mbere hose. Niki cyagukanga ubu ngubu mu gihe umaze gukura usobanukiwe na byinshi? Yakumenye utaramumenya, ubu uramuzi. Niki gikwiye kuguhangayikisha umutima? Ati nakwitoreye utaravuka, nkugira umuhanuzi w'amahanga. Yamwitoreye ataravuka. Nabo rero Nyagasani yaragutoye, Nyagasani yaguhaye ubuzima, Nyagasani yaguhaye umukiro. Niki cyaguhungabanya? Niki cyagutera ubwoba mu gihe wizihije urukundo rw'Imana mu buzima bwawe? Dutanga urukundo, twabamaza urukundo, dusendezwe n'urukundo, nawe tuzagarukirwa n'urukundo. Ako nitutanga urwango, tuzagarukirwa n'urwango ndetse n'intambara zitashira. Ariko ko turi kumwe na Nyagasani Yesu Kristo atuzaniye amahoro, turatsinda kakahava, maze tukanesha umwanzi. Icyo gihe
Yeremiya nawe ko yari umuntu umunyantege nke, maze nawe aravuga ati ndatakamba ngira nti rwose Nyagasani Imana yanjye sinashobora kuvuga, dore ndacyari muto. Ndacyari muto. Nawe uravuga uti sinashobora gusingiza ubwo bubasha bw'Imana kuko ndacyari mu ntege nke z'umubiri wanjye, kuko ndacyari mu ntege nke zanjye, kuko ndacyari mu bibazo byanjye. Kandi Nyagasani wagutoye yagutoye utaranavuka, akwemera mu nda nyoko, yarakuzi. Aya magingo ugejeje uyu munsi ntabwo wari uzi ko uzabugeza aya magingo uyu munsi. Hari abo mungana bapfuye, hari abo mungana bamugaye, hari abo mungana barembye, hari abo mungana, hari n'abo mwavukiye ngo batarapfa. Ariko se ni iki gituma udasingiza ubwo bubasha bw'Imana mu gihe wowe uyu munsi uriho kandi ukaba wumva ko unejejwe no kuba ufite Nyagasani Imana ho murengezi wawe, ho muremyi wawe, ho urukundo rwawe rwa buri munsi? Uhoraho rero yamubwira ijambo, ariko nanjye ngira ngo mubwire, iravuga ati wivuga ngo ndacyari muto, kuko aho nkohereza hose uzajyayo, kandi n'ibyo ngutumye byose ukabivuga. Ntugire umuntu utinya, humura turi kumwe ndagutabara. Uwo ni Uhoraho ubivuze, ngo humura turi kumwe ndagutabara. Wigira ubwoba rero bw'abanzi bawe, wigira ubwoba bw'ibibazo bikugarije, uko Nyagasani Uhoraho muri kumwe kandi aragutabara. Ni uduha ubuzima, ni uduha kurangurura ijwi tukavuga, maze tukarangamira Kristo soko y'amizero, kugira ngo aduhuze na Data Uhoraho. Ati witinya ndagutabara. Ati wakwicunguriye uwakuremye. Niki cyatuma ataguha ubuzima? Iyi si turimo irugarijwe, dufite ibibazo bitandukanye, ibibazo mu ngo, ibibazo mu bavandimwe, ibibazo mu nshuti, ibibazo mu babyeyi. Ako Nyagasani arakubwira ngo humura turi kumwe. Niyo waca mu mazi nzagutabara, niyo waca mu muriro nta kindi mizi zagutwara. Intambara muzahorana nazo, ariko niwiringira izina ryanjye nugendana nanjye, humura nzagutabara. Nzarwana mu kigwi cyawe, nzatsinda abanzi bawe bose. Ndakomye ikiganza, naguha ikiganza, nora w'ikiganza kugira ngo umwemerere mugendane. Unyemerera ngendane nawe Mukiza, nyemerera tugendane. Nyemerera ngendane nawe Mukiza, nyemerera tugendane. Mu buzima bwose uzamusingize, mu byo ukora byose uzamusingize, mbere ya byose uzabanza ibisingizo. Icyo ugiye gukora cyose ubanze igisingizo cy'Imana, kuko Uhoraho niwe wakugabiye, Uhoraho niwe waguhaye umukiro, Uhoraho niwe waguhaye imbaraga, Uhoraho niwe waguhaye ubuzima. Hari benshi baryanye babyitse bapfuye, wowe uri muzima, urahumeka. Mukugura gute? Ntacyo wabona wagura kugeza amagingo. Imyaka ubayeho yose warariye waranyoye, ntabwo wari uzi ko bizagenda. Hari kenshi ubona ibibazo byawe bikugarije, imbaraga zawe zacitse, ariko ukabona uwo munsi uronse intsinzi. Hari kenshi ujya kujya kuburara ukabona ko ingata yakuremereye, ukabona ingata iraguye. Kubera iki? Uhoraho aragukunze. Kristo Yesu adupfiriye aduhaye ubuzima kugira ngo turonke intsinzi. Singiza Nyagasani mu byo urimo. Niba ugiye kujya kuburara, singiza Nyagasani. Nyagasani ndagusingiza ko wampaye ubuzima uyu munsi, ndagusingiza ko ngiye kuryama, ntacyo mfite urabizi, ngwino tuburarane. Niwemera ko tuburarana turaburarana, nutabyemera turasangira, kuko utuye muri nge. Niba Nyagasani atuye muri wowe, ufite ubwoba bw'iki? Niyo waburara ntacyo waba, aguteganyirije ifunguro ryawe ry'ejo, kandi ifunguro rya Nyagasani rihoraho ibihe byose. Nyagasani arakuzi, akuzi mu ntege zawe, ntacyo wamuhisha. Acyakubwa gusa ni ukumufungurira umutima. Umuhanzi niwe waririmbye Vincent de Paul aragira ati Yezu aranzi, Yezu aranzi, azi intege nke zanjye, andinda gusitara, andinde icyamuhungabanya, n'ingabinkingira. Yezu aranzi, Yezu aranzi, azi intege nke zanjye, andinda gusitara, andinde icyamuhungabanya, n'ingabinkingira. Yezu aranzi, azi intege nke zanjye, azi aho nsitara, azi aho mpagaze, azi uko ndi.
icyo ndi cyo cyose nigisingize Nyagasani, uko ndi ko kose nibisingize Nyagasani, indwara yanjye nisingize Nyagasani, ibibazo byanjye bisingize Nyagasani, amadeni yanjye asingize Nyagasani, ibibazo mfite ku ruhande bisingize Nyagasani, ababyeyi banjye basingize Nyagasani, icyo ndi cyo cyose nigisingize Nyagasani, uko ni wabimaye. Yaranzi azi intege nke zanjye, niyo mpamvu andinda gusitara kenshi, andinda gusitara kugira ngo nasitaba ndemereyo, kugira ngo mbone ubwo buzima. Nta cyamuhungabanya rero, kuko Kristo ni ingabo inkingira, Kristo ni ingabo idukingira, Kristo ni ingabo iturengera, Kristo ni ingabo iduha amizero, urukundo no kubaho. Nzahora ndata izina rye ritagatifu, kuko narironyemo umukiro, narironyemo amahoro, narironyemo ibyishimo n'ubusabane muri nge na Yesu Kristo. Bavandimwe rero, mwifurije gusingiza Nyagasani, mwifurije kumva ko urukundo rwa Nyagasani rutuye muri wowe, maze Nyagasani agusenderezeho umukiro w'iteka ryose rizira iherezo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nyagasani Yezu umukiza wanjye, mushimira urukundo nkunda, mushimira urukundo ukunda abavandimwe banjye aho bari hose ku isi yose. Nyagasani basenderezeho umugisha wawe, basenderezeho umukiro wawe, basenderezeho ibyishimo byawe, basenderezeho amahoro yawe. Ugukurikiye nawe uramukomeza, kandi uteye intambwe imwe gusanga utabukira n'icyenda kugira ngo mwakire. Nyagasani Yezu mweretse buri ntambwe ya buri umwe wese utazama iki kiganiro, kugira ngo umuzamure umugeze mu bugingo bora iteka, umusubize ku byifuza gufitiye, umuteze intambwe imbaraga nyeze, kugira ngo agere ku mutsindo hamwe nawe Kristo wazutse. Mweretse urubyaro rwabo, mweretse amamagaro yabo, buri umwe wese umusubize ukurikije ineza yawe. Maso y'igiciro atanyagire kuri buri umwe wese, amwoze ibyaha bye, maze amugire umutagatifu imbere y'uruhanga rwawe, maze nawe umuturishe mu mutima wawe uzinengeye icyaha, umutima mutagatifu rwose, umutima uhoraho yashimye. Ndakuramutsa Mariya, wuje imana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, wajya usaya twanyabyaha, ubundi tuzapfira. Amen. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Umunsi mwiza. Nyagasani Yezu nabane namwe iteka ryose rizira iherezo.